mu kinyarwanda haba guhana inka, uvuga namuhaye inka cyangwa yampaye inka, ntabwo wavuga ngo yampereje inka, ntafite uko yayiguhereza. ubwo bivuze kuyiterura, inka yose ntabwo umuntu yayiterura. Kumpereza inka ni ukuyiterura iyo guhereza nicyo kinyuranyo. Ntimukajye muvuga rero guhereza, mujye mubivuga mu kiliziya mwagiye gusenga ku cyumweru. Yes, nabyumviye bavuga His Excellency abari kutukosora mu kinyarwanda by'uko ndatekereza muwamwumviho kabisa, mukomeze mugerageze kuvuga ikinyarwanda cyane.